Abakunzi b'umurongo nyarwanda turabashimiye ko twongeye guhura kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Ubu rero tugiye kuvuga ku kiganiro nagiranye n'umunyarwandakazi ukora isuku mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, ariko ari namutumiye kugira ngo agire ibyo adufasha aho dukorera, adutunganyirize ibintu by'ibisima biba birimo indabo. Uwo munyarwandakazi rero yitwa Uwamahoro Ange, akora isuku mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, hafi ya Stade Amahoro iherutse kuvugururwa. Twaganiriye ubwo muri bubone mu mashusho arimo atunganya ubwo ibyo bisima birimo indabo zaho ku kazi dukorera. Uwo munyarwandakazi rero yatubwiye ukuntu gukora iyo jardin, gutunganya ubusitani ari ibintu yize, ngo yabyize amezi 6, ariko agenda nabyigishwa n'abandi. Murabizi mu Kinyarwanda avuga yuko kwiga ari ukwigana, kandi ngo n'imiti ikoranye. Ubwo rero twaganiriye, yatubwiye yuko uretse ko yarageze mu ishuri akiga gukora jardinage, gukora gutunganya ubusitani mu gihe cy'amezi 6, ni n'umubyeyi w'abana 2. Uretse yuko yambwiye inkuru ibabaje yuko rwose umwana we mutoya ngo baramuhumanyije. Ni umwana mutoya ngo yari yaragiye gusura abantu hari za Rurindo, sinzi ubugome bwa bamwe mu Banyarwanda aho babukura, baramuroga ngo bafite inda yabyimbye yaje imbere. Turamusengera ku Mana turebe yuko yamufasha agakira akagarura imbaraga. Ni umwana mutoya w'umuziranenge, gutakaza ubuzima bw'umwana mutoya kiba ari igihombo, kuko abashobora kuzavamo umuntu ukomeye uzagira igihugu akamaro ejo hazaza. Avuga ko kugira ngo ukore ifumbire nziza y'imborera ari ugufata niba ari ibishogoshogo, niba ari ibiki, ukabivanga nayo mase, ukayivanga nayo mahurunguru, ukayivanga nayo matotoro, warangiza ukabicukurira umwobo ukureshya kose. Abatuye mu cyaro cyangwa abahize murabizi hari uburyo bakoramo. Urona umuzi ukuntu batari bitoki babishyira ahantu bita mu rwina, bakabirenzaho ibishara bagapfundikira. Nyuma y'igihe runaka ibitoki biba byamaze guhonga, byahiye ku buryo bashobora kubyenga. Yababaye Kibungo bazi ibyo bita kwengesha ibirenge. Kwengesha ibirenge rero ni ugukoresha ibirenge ariko urimo wenga ibitoki byinshi. Ibitoki ntabwo ushobora kwenga ibitoki birenga 20 ukoresheje amaboko. Ubwo se ibizigira wabibona se ko bisaba gupondamo, ariko iyo bakoresha amaguru biroroha. Hanyuma rero muri rwa rwina twagiranya n'urwina bya bitaka nako bya bishogoshogo bya mahurunguru na bya kiwabitabye, nyuma y'iminsi runaka biba byamaze guhegeta cyangwa se byoroshye bigakora iyo fumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera kuri Ange avuga yuko ariyo nziza, kuko urumva iba yifitemo ubushobozi kamere bwo kugenda ituma ibyatsi bikura neza bitabitwitse. Ifumbire mvaruganda igira ikibazo cy'uko ibikomeye cyane, isaba ibihingwa bikenera kuzakura igihe kirekire, tubugenda niba ari imyumbati niba ari ibindi, ariko nk'ibyatsi ntabwo bisaba ifumbire nk'iyo ngiyo ikomeye. Uyu munyarwandakazi ravuga yuko ikibazo ahura nacyo mu kazi, uretse yuko bahembwa make, yambwiye yuko ubu aravuga ko ahembwe 38,500 bakuraho ayabo agasigarana 37,000. Ayo nta mafaranga make. Yavuga yuko gutunga umuntu i Kigali biba bitoroshye. Amahirwe agira we nuko adakodesha, ariko avukira afite ahantu atuye, ariko akishyira mu mwanya wa bagenzi be bafite bakodesha muri Kigali. Ubwo tekereza niba uhembwa 37,000, ubwo se urakodesha inzu yangahe n'ufite umwana n'ibindi byose. Ange avuga ko mu kazi ke uretse uwo mushahara muke udahuye n'ubuzima bw'i Kigali, ikindi kibazo ari bamwe mu banyakigali bataragira mu mutwe ho kumvisha ko kurinda ibidukikije biri mu nshingano zabo. Hari bamwe bakandagira mu busitani, ugasanga umuntu ni umusirimu yambaye urukweto rwiza, ariko ngo agatinyuka agakandagira mu busitani akaba arabwishe. Kwa ko iyo wenda ubukandagijemo ikirenge nta kibazo kinini, ariko niba ukoreshejemo urukweto mugenzi wawe nawe akaba arakwiganye 3, 4, 5 bagaca mu busitani mu gihe cy'umunsi umwe, bidateye kabira abandi, bituma ubwo busitani bugenda bwangirika. Cyanje ubundi ibintu byo gukora isuku ni ibintu wize cyangwa ni bya bindi byo kwishakisha? Narabyize ariko niko nabuze akazi. Babyigira hehe se? Yego byize nk'amezi 6. Reka no guteka hari ibintu nzimo gakeya. Hari ahantu se mu Rwanda bigisha ibintu byo gukora jardinage?
nyine jaride ugenda ukopera abandi uko babigenza ubwo abo bandi baba barimo n'abaturanyi. urabona nk'abantu batera jaride muri sitade bari abantu nyine baba bashinzwe ibintu by'ubujaridiniye. ibintu by'ubujaridiniye rero baba bafite inyararibonye. ubwo rero iyo urabegera bakabikubwira. babikwigisha ku buntu ariko ni ikiganiro mugirana bisanzwe utese ubundi ubikora ute? baha duke ngewe nagiye mbaha dukeya. none se ubundi ibanga riba ari irihe? gukora jaride ni nko ushobora gukora jaride ntuyicire cyangwa ukaba ufite amavaze ku muryango iwawe ntumenye ngo ese rurabo ruzicirwa gute, ese rukeneye ifumbire, ese ruzamenerwa gute, ruzashisha gute ifumbire itagiye cyangwa amazi atinjiyemo. ibiti indabo zose se zikenera ifumbire? ntihari ziba zihagije? indabo zose zikenera ifumbire, nta kintu cyabaho kitagira ifumbire. ikimera icyo ari cyo cyose ni ngombwa se mvaruganda cyangwa n'imborera bisanzwe? imborera ahubwo niyo ikora mu ndabo niyo nziza. reka niyo nziza kubera iki? ntabwo itwika igihingwa? ntabwo itwika igihingwa. ese ku bundi se abazungu bazanye iterambere ryayo iriya fumbire ubundi nta kibirusha iyi mborero y'inyarwanda. reka da nta kiyirusha imborera. harya buriya ni iki? ni amase, ikintu cyose cyaboze kikora ifumbire cyangwa hari ibiba bikora kurusha ibindi? cyaboze gikora ifumbire, ariko ifumbire y'amatungo uyivanga na bya bishingo wagiye ukubura nabyo byatangiye kubora bikabora bikabyara ifumbire nziza. iyo umaze kubivanga se ubicukurira ahantu ukabitaba cyangwa ushobora kubirekera ako gasi bikazagenda byivangavanga? uyu urabitaba nyine bikabora ukazagera igihe nanone ukajya ukabivanga. hari igihe runaka cyagenwe se biba byamaze kubora neza nka kwa kundi umuntu iyo ataze warabirunze ahantu warageretseho n'agataka gakeya ugenda usukaho amazi bikabora. wenda tuvuge niba utegura igihembwe cy'ihinga mu kwa cyenda, yego ya mpeshyi yose baba baragiye babikora gutyo bateganya ifumbire bazavanga n'imvaruganda. urabona ukuntu batara ibitoki, uracukura se ukabitaba ahantu niko rero bakora ifumbire ukabirenzaho uca ingaranda itari nk'iy'ibitoki. igomba kuba ireshya gute cyangwa nta mezire nta mezire ziba zimupfa kuba byagiyemo bitari ku musozi. urabona ukuntu bicira urutoki n'indabo se niko bazicira. none se isi nayo yagiraho amazi gute utayigabanyijeho biriya byose nkonya baba baratemyeho uzikureho ikondere neza ntabwo yaza. ibyo se kuri kubipfura? ndi kubigabanyaho kugira ngo ruhumeke. ruhumeke nuko wa umuyaga ugeremo n'amazi n'itaka ngiye gushyiramo. ubwo n'urumuri rw'izuba hari n'urumuri rw'izuba nta kintu rega cyabaho kidafite imvura kidafite n'urumuri rw'izuba cyane cyane ku bimera. niyo mpamvu niyo bamaze gukora kuki se hari indabo zimwe batera imbere mu nzu? ziriya ndabyo rero nubwo bazitera mu nzu ariko nazo yagiye basukaho utuzi cyangwa ugasanga nabwo bari kuzikorera isuku. kandi akenshi nasanze bazegereza idirishya kugira ngo umuyaga uzicemo n'urumuri. urumuri ni izuba ni isoko y'ubuzima bw'ibintu byinshi by'ibimera. nako ni byinshi, ni byinshi pe. none se abantu bo babaho ridahari? reka abantu ntabwo babaho ridahari pe. mu kazi ukora se ka hano ku muhanda iyo murimo murakata se ibyatsi mukabigegena cyangwa icyanyu ni ukucisha amakeye gusa? iriya jaride yanjye ubona ndi kuyikuramo ibyatsi igihe kiragera ntekeramo ibyatsi n'igihe cy'imvura buri izakura neza noneho bazanye amashusho niba pentura igende neza. kuko ibyatsi iyo bijemo bica jaride. ibyatsi bisanzwe bica jaride igasaza.
hari n'igihe biba birimo n'urwiri n'ibiki ibyo byose, byose ntabwo byatubaza gukura. ibyatsi by'ibyonnyi. Ubwo rero twaganiriye na Ange Uwamahoro atubwira ubwo buzima bwe. Birumvikana yuko bari abanyarwandakazi bakubura imihanda y'i Kigali baba bafite ubuzima butoroshye bubagoye bamwe. Ubwo nuko we agira amahirwe kampani akorera ikamwishyura ku gihe, ariko hari abandi bamburwa, ubwo abandi bazashaka kubakoraho inkuru mu buryo burambuye bazabikora. Ariko icyo twagira ngo dusorezeho ni ukumva agahinda bahura nako, ubuzima bugoye, ariko nanone tugakuramo isomo yuko buri ikintu umuntu yiyemeje akagikora gikunze kimugira akamaro, kikamubesha i Kigali atagiye kwandavura cyangwa kwiyandarika. Bakunzi b'Umurongo Nyarwanda rero mukomeze mukore subscribe, tubane mu biganiro bikurikira nakagaruka.